Yesu ashimwe. Ndagira ngo tubahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Ndabizi yuko turi mu bihe bitoroshye, aho bitabaye ngombwa yuko duteranira mu nsengero, ariko turashima Imana twebwe iduha andi mahirwe yo guterana. Si uko turi beza, si uko hari icyo twatanze, ahubwo Imana niyo iduhaye no mahirwe. N'amahirwe rero adasanzwe, n'amahirwe y'umumaro, birakwiriye cyane. Rero mwese ahantu muri, aho mudukurikiye muri, ndagira ngo mbahe ikaze, babwire ngo kaze mu ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Kuba tanzi, nitwa Ndatsinze Oscar Nkunda, mbahe ikaze. Ndi kumwe na komanda n'umucuranzi wacu, turamushimiye cyane, yagize uruhare kugira ngo aya mashusho abashe kubageraho ndetse n'amajwi. Turi kumwe na bene data, barumuna bacu, turi kumwe na Gisore, turi kumwe na Frank. Turavuze ngo mwegere n'Imana ibaha umugisha. Tudatinze rero, reka twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho tuganira ijambo rivuga ngo kongera gusubizwamo imbaraga. Kadusome mu gitabo cya Yesaya ibice 40, duhere ku murongo wa 29 tugeze kwa 31. Haravuga ngo niho intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda bari gucogora. Amen. Nkuko mubizi, iki ni icyumweru cya gatatu muri Pray Now, tuganira rino jambo. Ni ijambo tumazeho ukwezi, tuzaganira ukwezi kose. Ndabizi yuko bidukwiriye yuko tuganira ibintu byungura ubwoko bw'Imana, kandi dutegurira ijambo rivuga ngo gusubizwamo imbaraga. Ntago twari tuzi ibihe tugiye kunyuramo, ntago twari tuzi yuko koko dukeneye imbaraga bigeza. Icyo twari tuzi ni kimwe, nuko gusa Imana twifuza kugira icyo dukora. Iki ni icyumweru cya gatatu aho turi kuganira rino jambo. Ni ijambo koko ry'imbaraga dukwiriye kwigiraho, tukiga yuko turi mu bihe byo gusubizwamo imbaraga. Ndabizi yuko isi iri mu bihe bigoye, iri mu bihe bitoroshye. Hirya no hino hari intambara. Israel na Palestine hari intambara, mu Burusiya hari intambara, muri Kongo hari intambara, muri Sudani hari imyigaragambyo. Si ibyo gusa, abantu bari kwambuka inyanja ya Mediterane bahura n'ibibazo bikomeye. Hari kuba impinduka cyangwa se revolution, aho tubona amakudeta hamwe na hamwe atangaje, aho urubyiruko rutari kwifuza ubuyobozi. Nk'itorero dukeneye iki? Dukeneye gusubizwamo imbaraga. Ntabwo naje hano kuvuga ibihe turi gucamo by'itorero cyangwa se nk'itorero, ariko kuba turi guterana nawe muri ubu buryo nuko ari ibihe nyine. Ariko twagakwiye kuba turi kumwe nawe, ntitwagakwiye kuba turi muri iyi sare turi bane, ariko Imana niko yabishatse. Rero ndagira ngo mbabwire, itorero koko rikeneye imbaraga, kandi turi mu bihe bikeneye imbaraga, kandi imbaraga zidasanzwe. Nimba ukeneye imbaraga mu buzima bwawe, this is the time aho ukeneye imbaraga. Ntabwo turi mu bihe navuga byo gucika intege, ahubwo turi mu bihe dukeneye imbaraga kurusha ikindi gihe twigeze tuzikeneye. Yesu Kristo umwami wacu, mbere yuko ava mu isi, yabonye ko amateka y'isi agiye guhinduka. Ese waba wibuka icyo yakoze? Yasabye abigishwa be gutegereza bagahabwa imbaraga, kuko bari bafite umurimo ukomeye wo gukora, ari wo guhindura isi yose kuba abigishwa b'umwami Yesu Kristo. Uwo mukoro turacyawufite.
uwo murimo turacyafite guhindurira abantu benshi bakaza kuri Kristo. Nimba tugifite rero uwo mukoro, dukeneye igihe cyose guhora dukeneye imbaraga, kandi turi mu bihe aho dukeneye imbaraga koko. Nituvuga gusubizwamo imbaraga, turi kuvuga yuko itorero rikeneye imbaraga, turi kuvuga yuko sosiyete y'u Rwanda ikeneye imbaraga, turi kuvuga yuko amadini akeneye gusubizwa za mbaraga yahoranye. Ubundi itorero niryo riyobora ibintu byose, kuko niryo rishyiraho abayobozi, niryo rishyiraho abacuruzi. Ntabwo itorero ari iriyoborwa, itorero ni iriyobora. Iyo itorero ryataye inshingano yazo, riba riri guta imbaraga zazo. Niyo mpamvu turi kwinginga itorero ngo, watorero subirana imbaraga wahoranye, subirana kwa gushira amanga wahoranye, wongere ubu umumaro mu gihe gisa nk'iki. Niyo mpamvu turi kuganira ijambo rivuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Mu by'ukuri iri jambo ngo gutegereza Uwiteka ryuzuye neza igihe abigishwa ba Yesu Kristo bashyiraga mu bikorwa icyo Yesu Kristo yabasabye gukora. Yarababwiye ngo mugende murindirire i Yerusalemu, mugende mutegerereze i Yerusalemu, mugende mutegereze musenge, hanyuma nzababwira ibindi bizakurikiraho. Icyo twabonye bakoze nuko bagiye mu cyumba cyo hejuru bagategereza, basubizwamo intege. Ndagira ngo umusaruro twese w'ibyavuye mu gutegereza Uwiteka abigishwa be turawuzi, kuko ku munsi wa Pentekote usohoye ngo umuriri w'abatunguye uvuye mu ijuru, haboneka indimi zigabanyije zisa n'iz'abamarayika, ndetse hazamo n'indimi z'abantu, kuko babashije kuvuga ubwiru bw'Imana. Ndagira ngo tuganire ku bintu bitanu bakoze. Icya mbere, bahuriye hamwe. Icya kabiri, bahuza umutima cyangwa se guhuza intego, bitandukanya n'ibibarangaza, barasenga. Icya gatanu, barategereza. Ibi bintu uko ari bitanu abigishwa ba Yesu Kristo bakoze, uramutse nawe ubikoze wasubizwamo imbaraga, kuko ibintu bakoze biroroshye. Guhurira hamwe, twese twahurira hamwe. Yesu niyo mpamvu yavuze ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye, nzaba ndi hagati yabo. Oh, haleluya! Nanjye nzaba ndi hagati yabo. Guhurira kwamwe kwacu, guhuza imbaraga kwacu, gushyira hamwe kwacu birahagije kuduhesha imbaraga mu bwami bw'Imana. Ijambo rya kabiri ni uguhuza umutima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta bantu babiri bashobora kugendana badahuje. Iyo tudahuje intego, ntabwo tumenya uburyo dufashanya. Niyo mpamvu itorero nk'ijwi rimwe uyu munsi dukeneye guhuza imbaraga. Nimba dutatse dutakire rimwe, nimba twishimye twishimire hamwe, kugira ngo turebe yuko twasubizwamo imbaraga. Ijambo rya gatatu ni ukwitandukanya n'ibibarangaza. Muri ino si hariho ibintu byinshi biturangaje. Impamvu ituma abantu benshi barangara nta yindi, ni ukutamenya icyo bahamagariwe gukora. Twahamagariwe kunga abantu n'Imana, ntitwahamagariwe kuzana imivurungano kuri ino si. Twahamagariwe kwamamaza umwaka w'imbabazi w'Imana itangiyemo imbabazi ku bantu bayo. Ntidufite ikindi gihe, ntidufite undi mutwaro usibye guhuza abantu n'Imana. Haleluya!
dukeneye kwitandukanya n'ibiturangaza kugira ngo twipozishone mu buryo bwo guhura n'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo nuko umuntu niyitandukanye niyiyeza akitandukanya ngo azaba abaye igikoresho cyo gukoreshwa ibikoresho by'ingirakamaro. Haleluya. Niwitandukanye ukivana mu bintu bidakwiriye biraho, ukitandukanya n'indi mibereho abantu babayemo, I swear, ndarahira ku Mana, uzahura n'ibihe bidasanzwe, uzahura no guhuza n'Imana. Ntabwo umuntu w'umukristo ikintu cyose gikwiriye kuza ngo kimurangaze, ntabwo ikintu cyose gikwiriye kuza ngo kigukure ku Mana. Mbonye niwe waririmbye aravuga ngo mu bibaho byose ntacyo cyantandukanya nawe, mu bibaho byose ntacyo cyantandukanya nawe. Paul niwe wabyanditse aravuga ngo ese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ngo ese ni urupfu, ni imibabaro, ni uburwayi? Aravuga ngo hano mu isi nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana, nta na kimwe. Niki cyantandukanya na Yesu? N'urupfu cyangwa imibabaro, naho nagera ndetse mu rupfu nzabana na Yesu, naho nagera ndetse mu rupfu nzabana na Yesu. Nta mpamvu n'imwe ikwiriye kubaho yo kugutandukanya n'Imana, nta mpamvu n'imwe ikwiriye kubaho yo kugutandukanya n'ijambo ry'Imana wamenye. Ahubwo icyo ukwiriye kumenya ni uko ukwiriye kwitandukanya n'ibikurangaza, kuko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, kuko Uwiteka murinda muri byose. Arinda amagufa ye yose nta na rimwe rivunika, Umwami Yesu ni umwungeri mwiza. Ijambo rya kane bakoze, barasenze, bafata umwanya barasenga, bamara iminsi 10 bahuje umutima, bahuriye hamwe, bitandukanyije n'iby'isi biri kubarangaza, basenga. Oh haleluya. Yesu niwe wavuze ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri badasengera data ku misozi, ahubwo ashaka ko bamusengera mu mwuka no mu kuri. Gusenga nzagukomeza, nasanze harimo kunesha k'umukristo mu rugendo rwiwe. Mfite uko gusenga. Umukristo udasenga, umukristo udafitanye kominikasiyo n'Imana, akaje kose karamucanga, kuko ntarasobanukirwa ibihe by'Imana mu buzima bwe, ntarasobanukirwa yuko Imana yatanze Yesu Kristo ngo aduhuze n'Imana, adukonekite n'Imana, aduhuze no kubaho kw'Imana. Iteka ryose ubuzima bwose tuzabamo duhore turi mu buzima bwizera Imana. Nicyo twaremewe kubaho ubuzima busenga, twaremewe kubaho ubuzima bwubaha Imana. Haleluya. Nta gihe na kimwe umukristo yemerewe gutandukana ngo ave mu bushake bw'Imana, ave mu gushaka kw'Imana. Igihe cyose umukristo agomba guhora asenga, kuko gusenga nicyo gihaha cy'umukristo. Iyo uhagaritse gusenga uba uhagaritse guhumeka. Ukeneye gusenga kuko umukristo akeneye
ijambo ry'Imana mu Batesalonike ibice 5 ku murongo wa 17 haravuga ngo pray without ceasing, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima kuko ibyo ni by'Imana ishaka. Oh haleluya! Ukeneye gusenga ubudahagarara, gusenga bikaba nka communication yawe n'Imana. Ijambo rya nyuma, barategereza. Se muvandimwe, wowe ibihe bikomeye ukora iki? Iyo wamaze gusenga ukora iki? Abantu benshi babanye n'Imana mu buzima busa no kubipa. Araza agatera bipa Imana mu gihe itarasubiza agahita yigendera agakuraho telefone. Uraza ugakora amasengesho ya bipa, ukabipa Imana, mu gihe Imana itarafata telefone ugahita ugenda. Dukeneye gutegereza Imana. Dukeneye kubaho ubuzima butegereza Imana. Tugasenga twarangiza tugategereza. Zategereza nizeye ijambo yabwiye rizasohora. Zategereza nizeye icyo yavuze kizasohora. Paulo niwe wanditse aravuga ngo sinibwira yuko icyo Kristo yamfatiye nari bwagifate. Yaravuze ngo ariko ndamaranira gusingira icyo Kristo yamfatiye. Icyo yadufatiye ntabwo kibona abantu baraho, kuko ubwami bw'Imana si amagambo, ubwami bw'Imana ni imirimo. Yesu yaravuze ngo uhereye none, ngo uhereye ngo mu gihe cya Yohana Umubatiza, ngo ubwami bw'Imana burahananirwa, ngo kandi ngo intwarane zizabugisha n'imbaraga. Mu mbaraga abakristo bigishijwe harimo no gutegereza igihe cy'Imana. Ntabwo igihe cy'Imana kingana n'igihe cyawe, kuko igihe cy'Imana kiri mu bihe yagennye. Petero niwe wanditse ngo Imana ntitinze isezerano, ngo ahubwo irisohoreza ku gihe, ngo kuko ishaka yuko bose bakizwa, bakihana bakamenya Imana. Ibi bintu bitanu abigishwa bakoze byo guhurira hamwe, bagahuza umutima, bakitandukanya n'ibibarangaza, bagasenga kandi bagategereza, nibyo dukeneye. Muri fizike hari ibintu twize cyangwa se twigaga cyangwa se twiga n'uno munsi bivuga ngo iyo ukoresheje data zimwe ugakoresha na formule imwe, result tubona ni imwe. Iyo ufashe rimwe ugateranyaho kabiri, result tubona ni gatatu. Iyo wafashe guteranya ugafata na rimwe ugafata na kabiri, resulta ukabihuza, the same formula, the same result. Formule nimba yarakoze kubigishwa ba Yesu, no munsi iracyakora. Ahubwo usanga muri ibi bintu bitanu bakoze twe hari ibyo tudakora, kubera yuko tutabikora niyo mpamvu tutabona imbaraga nk'izo babo. Dukeneye gusenga, ariko dukeneye gutegereza. Dukeneye guhurira hamwe, ariko dukeneye no guhuza umutima. Ariko mbere ya byose dukeneye kwitandukanya n'ibiturangaza. Erega nta kintu umuntu yakora adashobojwe n'Imana. Imana niduha imbaraga. Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 13 niho Paulo yanditse aravuga ngo shobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Ukeneye imbaraga, ukeneye gushobozwa n'Imana, uhuriza hamwe n'abandi, muhuze umutima cyangwa muhuze intego imwe, mwitandukanye n'ibibarangaza, musenge mutegereze igihe cy'Imana, muzabona imbaraga z'Imana. Ndashoje, ariko mbere yuko mbanza nsenge, ndabizi yuko hari abantu badukurikiye ukaba wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza.
nimba udukurikiye ukaba wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo aguhe imbaraga, subiramo ano magambo. Vuga ngo mwami Yesu, ngwino mu buzima bwanjye, umbere umwami, umbere umukiza. Uyu munsi ubabarira ibyaha byanjye, wandikure izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisenze, amen. Numara gusubiza ayo magambo, nidusoza uraza kubona namba uri bwoherezeho amazina yawe n'imyirondoro yawe kugira ngo tubashe kugukurikira. Turashoje. Abandi rero mushaka imbaraga, reka namwe tubasengere. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, turasabira imbaraga z'abantu bawe kuko bicishije bugufi, bagahurira hamwe, bagahuza umutima, bakitandukanya n'ibibarangaza kandi bagasenga. Baye gutegereza igihe cyo guhabwa imbaraga zawe nawe kugira ngo bakire imbaraga zawe z'ukuri. Ugize neza mwami Yesu kuko uri kumwe natwe ibihe byose. Amen, amen.